haleluya. Uyu munsi nandi mahirwe Imana itanze, ntabwo uyu munsi usa n'indi minsi yashize. Ahari iminsi yashize yabaye ibihe bigaragaza amarira n'agahinda mu buzima bwawe, ariko uyu munsi igitondo kikurasire, igitondo kikurasire. Ayiwe 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 ayiwe. Hari umuseke ujya utambikira abana b'Imana, hari umuseke ujya utambika abantu batabikekaga, abantu batari babizi. Umuntu araragiye kukuvuga akarinda asinzira agifite ya makuru yararanye, ariko mu gitondo inkuru ikamenyekana nguko byari bimeze ejo hashize, ngo uyu munsi byahindutse. Umuntu akavuga ngo byahindutse, abo yari yabwiye amakuru y'incamugongo bakamubaza ngo ko watubwiye ngo kanaka byarangiye, ko twumvisha andi makuru, akavuga ngo reka nkubwire, iyo Kristo ari gukora uwarayakuvuze n'abatungurwa n'amakuru mashya Kristo yaremye. Iyo ari Kristo ntabwo inkuru ibirangiye, umuntu ashobora gutangaza aho bigeze. Ndagira ngo ngutangarize ngo ari bakuvuzeho, ari bakwanditseho, ari bagutangaje amakuru runaka, ariko ndagira ngo nkubwire ngo amakuru bakuvuze ntabwo ari inkuru irangiriye. Batangaje aho byari bigeze, ariko inkuru iracyakomeza, we iracyakomeza. Batangariza ikintu gishya akoze, ikintu gishya akoze kuri uyu munsi. Ararengera ubuzima bwawe, ararengera ubuzima bwawe, kuko izina rya Kristo ni umunara muremure. Oh my God, izina rye ni umunara muremure. Izaburi ya 34 ni ikintu gikomeye. Nuko nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka niwe umutima wanjye uzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Nshuti y'umusaraba we, uyu munsi ya nkuru bakuvuze iracyakomeza. Kwa kundi wari ubizi, hari andi makuru mashya ku iyo kesi yawe. Hari imibare mishya, hari imibare mishya, hari imibare mishya. Hari ijambo ridasanzwe abanyamibabaro bagomba kukumvana. Hari ijambo ry'ishimwe abanyamibabaro bagomba kukumvana. Imirimo idasanzwe Kristo yakuremeye gukora, harimo no kwamamaza ishimwe rye, harimo no guhagarara uvuga ko agira neza, harimo no guhagarara uhamya ko abohora, harimo no guhagarara uhamya ko agikiza, harimo no guhagarara uhamya ko izina rye rifite imbaraga, harimo no guhamya ko agitanga umunezero. Hari abantu bakiri mu bubata, hari abantu bakiri mu mubabaro, hari abantu bakiri mu gahinda, hari abantu bakiri mu marira. Amanywa nijoro, they are still crying. Amanywa nijoro barababaye, barimo bararira. Ariko aya masaha raya babashende de brekatesha, radozondo de brekatesha kapa inkaya bababasha. Hari ikiganza cya Kristo kidasanzwe. There is a hand of God. Iyo cyageze ku buzima bw'umuntu, butangira gutonyanga mu munezero, butangira gutangaza amakuru yishimwe, butangira kuvuga imirimo yamubonanye, butangira kuvuga ineza yamusanganye. Ngo uko bamumbwiye, uko bamukubwiye, uko bamukubwiye,
arushijeho kumera neza, arushijeho kuba umunyembabazi. Umuntu wenyine ubasha gusobanukirwa ingano y'urukundo rwa Kristo ni umuntu wakiriye imbabazi ze. Iyo utarakira imbabazi za Kristo ntabwo wabasha gusobanukirwa ingano y'urukundo rwe. Umuntu umwe wenyine wasobanukirwa ingano y'urukundo Kristo akunda abantu be ni umuntu wababariwe. Iyo mitwaro yawe yizane kwa Yesu ntajya ananirwa, ayo marira yawe yazane kwa Yesu ntajya ananirwa, uko kwiheba kwawe ukuzane kwa Yesu ntajya ananirwa, ako gahinda kawe ukazane kwa Yesu ntajya ananirwa, ayo madeni yawe uyazane kwa Yesu ntajya ananirwa, uko kubura ibitotsi kwawe ukuzane kwa Yesu ntajya ananirwa, uko kwiheba kwawe ukuzane kwa Yesu ntajya ananirwa. Icyo Kristo atashobora ntabwo kibaho. Ikintu atashobora ni iki, ubwo ntabwo kibaho. Ariko nimba ari kesi urimo, nimba ari ikibazo ufite kikugarije uyu munsi, nimba cyarabashije kugaragara, Kristo yabashije kugikemura kera 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 kera. Yarabirangije ku musaraba i Golgota. Ahubwo ni wowe ukwiye kubimenya. Gutinda kubimenya bituma utinda mu mubabaro utari ukwiye gutindamo. Gutinda kumenya umurimo Kristo yakoze ku buzima bwawe bituma utinda ku bantu utari ukwiye gutindaho. Gutinda kumenya ineza Kristo yasutse ku buzima bwawe bituma ucira imanza abantu utari ukwiye kuzicira. Gutinda kumenya igiciro yaguze ubuzima bwawe bituma usuzugurirwa ahantu utari ukwiye gusuzugurirwa, uhatiriza ngo bakubahe kubw'impamvu zidashinga. Wari ufite impamvu ishinga. Kristo akubonamo umuntu ukomeye. Amarira urira uyu munsi harimo amwe azahamya ubuhamya bw'imirimo Kristo yakoze, harimo andi urizwa no kutamenya imbaraga z'uwaguhamagaye. Let me give you assignment. Shishikarira gushaka kumenya Imana n'imbaraga zayo n'urukundo igukunda kuri uyu munsi, kuko ibyo bizakurenza ahantu utigeze urenga. Iki kintu ntuzakibagirwe ubuzima bwawe bwose. Kutamenya ingano y'urukundo Kristo agukunda bituma ubaho mu buzima bw'umubabaro n'irungu rikomeye nk'utitaweho kandi ugoswe n'igicu cy'abahamya bakomeye cyane. Imana niguye kuyimenya birushijeho. Hallelujah. Amen, 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 amen.